ahubwo urashaka kujya kuri Reva utariho. Ihe Revose Urashaka gukoresha ubukungu bwa Kramani nabishoro. Ariko tinya umuntu yahuye na garafurere wanje baratongana ngo yanze kwitanga. Twiri yagusigamo n'urushyida. Batangiye naho bakomeza kuyakuzanira mu rugo. barese bayazanye. Ni abantu babiri mbonye ngize hara mwikono. Sisasa n'amabimbe se. Abavumvyi bakuru barabo bakemera bakanabugukoreshereza. Twi inama y'akagabo. Niba ushaka ko ubukwe bwawe bubo, tanga inzu ushaka umugore. Kandi niba ukeneye kaza bitakugoye, wakawe waramuteye inda. Umuntu ubu ngo yitanze nawe. Oyo kunabara kwitanga ubu n'ubugome. Igihumbi. Usijye cyakoreye. Nicagura n'urwabo rwo mu bukwe, nicyanagura. Nicyanakodesha agatimba bahungu. My lord. Kunagara kwitanga ubu n'ubugome. I wonder. Mana yanjye. Uyu yitanze koko. Abamemba bajya mu 800 hakabura no witanga ibintu bizima. Reba pe. Karekeza igihumbi. Ukunagara kwitanga ubu n'ubugome kweli. Turashize. Megabyte nakoresheje njya creating no group. Byo bitwenga ngoma sana juice mu gakombe. Oyi minaga ari rwose. Ariko twizi ko witukuje. Nagize iki? Uwo mugeni ujya kuzana muri abo bamemba 800 hari uzaba musaho kurengera n'agasuzuguro. Uwo yitanze igihumbi uzi ibintu yigomye kugira yaguhe. Ariko no gufasha uzi ko group munyemana bitangaga ari 200. Uwo ni munyemana se Twiri. Oya kavuge batitanze neza. Byo twagatangira indi group cyangwa nkabusubika. Reka mbanza nereke mu material zanje ngwitegereze neza. Ariko Twi ujya bwose mukora ibintu mutateguye mwizeye amaboko y'abandi. Cyane nabyo birafasha. Ubonye 2000 nahe kwa bineza bitaragenze neza. Bigenda neza se gute? Utwo dufoke wataze ari twe twatumujya kumuhagarara hejuru. Akafu ubu nawe uri mubyara wanje uri iki? Isi yagusa. Ubuse nakora ubukwe murungukira. Ahubwo se turahombera. Nimba muri konti ya Twiri harimo ibihumbi 9. N'icyo gihumbi cyo bitanze cyushuje 10. Aho watazaboneka amakorona hagije ntakata nza gukora iki? Wenda uzarorera undi se watanga iki? Ahubwo se nyine mwege mwamiki. Akafu wajye umuvandimwe basi ngira inama yo kunabigenza mwana. Twi agatekerezo kamwe. Urakoze cyane kambwire niko nyeneye. Twi nubundi byabo nugukaba. Agurisha ubutaka bwo mwase mukora ubukwe. Umugore akoresha ubukwe. Yansuzugura. Ahubwo se ni hatazagusuzugura. Ejo muri sinakunyuza mu ijoro uri kumupfukamira. Oya nakibyo tubishorera ariko nta kintu inshuti zahize mariye pe. Abamemba bagera muri 900 nagiye n'ikintu bamfasha. Ubu n'ubugome rwose. Imana irabaza iti ufite ikimereho. Wa ntacyo mfite ariko sinubwo ntacyo mfite babura no kumfasha. Ubufasha kandi wabubonye. Ahubwo urashaka kujya kuri Reva utariho. Ihe Revose. Urashaka gukoresha ubukungu bwa Kramani nabishoro. Niyo group member zawe na n'ufata. Basi se muri abo bamemba bawe harimo Nyagiso, harimo Patino, harimo buri kantu, harimo buri nguni. Mu bufitemo ninde yaguha n'icyabiri. Ahubwo nawo mwana wa mama yari yaguhaye inyende. Yari yakubisinze ibipfunsi. Ako se twikombara wihebye ubundi utamushatse byagutwara iki? Ako shamwana byorere uguze se amasamba afite. Bakayagurishije mugakora ubwo bukwe. Shamwana cyo itekerezo cyorere cyo nicyo ububwa gusa. Ubwo urumva mwabona akabura kugusuzugura. Nkamuceka cyangwa ugira ngo ubwo nagaza gusuzugura. Iwanyu muraroba ise n'umutunzi. Ubwo urumva mukazana yabubaha. Atatwubasa urukundo dukundana. Ayinya icyakubwira urukundo mutambirwa yakundanaga na Diane. Yapfuye akamugeza mu rugo. Uziko yigize gutuka nyirabukwe ngo afite system na ndarya have hangana. Okay ubwo rero nakazi kawe. Wewe nureba nabaza gutuka no kuri nyogokuru wawe. Kanigure harahijya gasabo. Shira wanyabwiye ko ndamutse mpfuye nawe yahita. None ndebere hamwe ikintu tangiye kuvuga. Nzagushaka. Louisa. Sarisa niba hari ikintu maze guhaga nize invitation za buri munsi. Invitation ya bwabukwe bwa wa mukira hano ku muhanda. Ubwo uramukira shabura gahora bu. Nuheruka kuri WhatsApp ngurebe. WhatsApp nirirwa. Ubwo nta kintu urabona. Ikintu ndabona iriya meta AI se. Oya naga ari ibyo. Nta kigurupe gishe cy'ubukwe urabona. Pencha y'ubukwe. Iriya ya Twiri. Yes niyo yiyombwa. None nabonye ari kwandikamo ngo umuntu atari bwitange hejuru y'10 ngaramukuramo. Amukuremo hara niyo naba naburaye ko najya kuvumbayo. Ariko ko ngo zihunguye ivu. Twiri ngagiye gukora ubukwe. Arabukora da urumva atasheze. Ngiye nyimara kubona irago
nari nzi ko ari ubutubuzi kubera mukuru we yabikoze akayirira. nabyo byashoboka ariko tinya umuntu yahuye na garafurere wanjye baratongana ngo yanze kwitanga. Twiri yagusigamo n'urushyida ntuzi urugomo gwe. hagowe ruhara naho gasatse zogosha hariya yatanze bine mbanza zabaka miliyoni 4. Miliyoni 4? Miliyoni niyo yakurorongeshwa kana nwa naho yayabona kanjye kumureba sha. Twi kumbona wigunza byagenze bi sha mwana byorere kibyanyi mbwa zabikiraniyemo ugira n'umugisha abandi zibigwaniramo none wozibikiraniyemo sha ugira umugisha ndakambura. uvuze gute Sarisa? Oyo ugira umugisha rwose niko Twi wowe n'urubavu rwawe ngo mugiye kubishyira ahagaragara. Tugiye kubishyira ahagaragara ko byanze mwana. Byanze? Oya ntibyumvikana. Ubundi ikintu wateguye mu mahame ya gisirikare ugomba kurangiza ari uko igisohoye. Byorere sha nabuze amafaranga ariko n'abajura ntibagirimo barabona umuntu yifitiye ibibazo agiye gucyemura n'ibyoroshye nabo babonayo ngo bagiye gusahura. kubasahura cyane rwose no so wabuze icyo utari ufite. mwana wa mama se nkubeshe ahubwo ikibazo gira kuze groupe ya WhatsApp ngira ngo bazampa ifaranga nk'ibyo bahaye Gahira birangije sha ndayabura. ariko abantu muri gerera ubunye hari abari kwitangaza 800 za 500 uravuga ngo Twiri ngo ngomba gukoresha ubukwe nk'ubwa Ronaldo. nabwo Imana icubeje nabukoresha ahubwo ikibazo ni kimwe. Ikihe? abamemba banje uziko bajya ngo bakoresha WhatsApp ko bageze kuri wifi. ako Twiri mwana ujye umenya ko umudi uva mwitaho iyo groupe yawe tutabeshye saba yedi n'abakarani n'abakasi. Oya harimo n'umucuruzi sha. uhuye mucuruzi mvuri icuruza cekaye nacyo wenda yaguha 5k imagine rasi umuyede mu kwitanga urumva yaguhanga harimo wambaye igihumbi se tuwa mariage tubwire tuzakubakira ikidara. Sarisa so wambwiraga ngo ni wakata mu bukwe bwa Twiri. Hara niyo naba naburaye ko najya kuvumbayo sha mwana byihorere kuvumba se bisaba umusoro wa IBM ngaho kugira batagucishamo ijisho witange nka 2 gatanga ibyiko kuri make mu cyaduze kugira ngo uyacyure. sha Twiri none ndabona bakwitayeho kabisa. kubera iki? batangiye naho bakomeza kuyakuzanira mu rugo. bande se bayazanye ni abantu babiri mbonye ngize hara mwikono sisasa n'amabimbe se abavumvyi bakuru barabo bakemera bakanabugukoreshereza babwiye iby'amafaranga bagenda bagwirirana. nuko bigenze mwana. Twi inama y'akagabo niba ushaka ko ubukwe bwawe bubo tanga inzu ushaka umugore kandi niba ukeneye kaza bitakugoye wakawe waramuteye inda. My lord kugurisha inzu gushaka umugore gutenda gushaka umugore Rwanda ayo bamaze kumandagura radio. Hello guys, esaba wirirwa wibaza ahantu hakuri ikoresho byagufasha gutunganya content yawe icyanzu.com twaje nk'igisubizo cyawe. Guys, ushaka microphone, video making, tripod guys, turabigufashamo kubibona reka ngutembereze. Urakaza neza mu cyanzu.com. Ngiyi side ya stand. Then uraza hano uhasange umwanya wa video making. Okay guys, mbazana hano mu mwanya wa mic micro agufasha gutunganya content yawe kugira ngo amajwi yumvikane neza. Urakaza neza mu cyanzu.com ratumiwe.